mu gushaka kurimbura ubugorozi bwa giprotestant abajesuiti babyiyeguriye nibo bita ngo ni professor de Jesuit. Bagira uwitwa Black Pope, ubwo ni papa wirabura, bakagira n'uwitwa White Pope, papa w'umuzungu. Kandi ikintu gitangaje, aba bagabo iyo bamaze kutugeramo, bakaba bamaze kugera mu nama z'itorero, bakaba bamaze kujya n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, bakora ibishoboka byose abantu bitwa ngo bavuga ukuri ku mugaragaro, bakavuga ukuri kweruye kwa Roma, babaca ku ruhimbi. Ibi mvuze nawe urabizi. Reka nongere mbasuhuze, mbashimira cyane kubw'umwanya wanyu mukomeje gutanga mukabana natwe muri iri jambo ry'Imana dukomeje kwibuka bwije nuko bukeye. Imana ibahe umugisha. Nkuko rero bisanzwe, amazina yanjye ni Nshimiyimana Birudadi. Buri munsi mpora nifuza icyatuzanira ibyiza, buri munsi mpora nifuza icyatuma ubugingo bwacu burushaho kwezwa. Niyo mpamvu iyo nicaye ngerageza nkanyuza amaso mu makomanteri, nkareba ese ni icyo abantu turimo turaganiraho barimo baratangaza. Hari umukunzi wacu rero umwe cyangwa se babiri badusabye ko twazagira icyo dukora ku byerekeye n'abajesuite. None uyu munsi nifuje ko aricyo kiganiro dukora. Ntago nabivirira rimwe imuzingo byose nzabirangize, ni byinshi cyane, ariko nagerageje gufatamo iby'ingenzi. Uyu munsi turareba ingingo ebyiri. Turaza kuza kurebera hamwe uko batangiye n'uko byaje, tunarebe n'intego yabo, tunarebe n'icyo bisaba kugira ngo umuntu abe umwe muri bo. Reka rero mbere ko tujya mbere tubanza dusenge. Data mwiza, urera kandi urakiranuka, icyubahiro n'ikibi cyawe. Impamvu turi muri ibi ni ukugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo uzubane natwe, uturinde amarangamutima, uturinde ibyadutwara, uturinde ubwaka, ahubwo umwuka wawe wera bari bubana natwe muri ikiganiro. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Yego, reka rero twihuse tujye mbere mu kiganiro cyacu, kubera ko nta mwanya munini dufite kandi harimo byinshi byo kuganiraho. Niyo mpamvu nifuje ko rero mwanyemerera tukajya mbere. Umugambi w'abajesuite n'indahiro yabo. Umugambi w'itsinda ry'abajesuite ryashinzwe na Ignace Isidore Loyola mu mwaka w'534. Mbibutsa ko Martin Luther yasohotse mu idini ya Kiliziya Katolika mu mwaka w'1317. Ubwo niba mushaka kumva neza, birumvikana ko abajesuite baje haciyeho imyaka 17 Martin Luther yigaragambije kuri Kiliziya Gatolika. Bishatse gusobanura ko imyaka 17 yose yashize Martin Luther abaye umuhakanyi weruye ku karubanda. Yarabanje abo mugorozi ashaka kugorora bya Kiliziya Gatolika, abantu biri gukunda, afata iya mbere abatera umugongo kubera ko hari byo batahuzaga mu ijambo ry'Imana. Hanyuma iri tsinda rero ryaje kwemerwa gukorera muri Kiliziya Gatolika na Papa Paulo wa gatatu ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 anako mu 1540. Ubwo bari bamaze imyaka igera muri 6 bakora. Abihamisha iteka yise Regimini Militantis Ecclesiae, bisobanura ubuyobozi bw'itorero riri ku rugamba. Nukurimbura buri kintu cyose kiranga umugambi ukomeye w'Uwiteka w'ubugorozi bwa giprotestanti bwatangijwe na Martin Luther mu mwaka w'517 nk'uko nabivuze. Uwo murimo w'abajesuiti bawita the Counter Reformation, cyangwa se bivuze ngo ikumira bugorozi cyangwa se ikumira bugorozi. Ibi ngibi ndimo ndasoma wabikura mu gitabo cyitwa ngo Vatican Assassins, cyanditswe na Eric John Phelps ku mapaji ya 88 kugera ku 107. Niho aya makuru wayakura ushaka kuyamenya neza. Aba bajesuite rero barimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni Professed Jesuit, igice cya kabiri ni Non-Professed Jesuit. Igice cya mbere, iki cya Professed Jesuit kirimo abantu bose barahiye indahiro yo ku rwego rwa 4.
cyangwa se bakoze indahiro yo ku rwego rwa kane bagira indahiro enye, indahiro ya mbere, indahiro ya kabiri, indahiro ya gatatu n'indahiro ya kane. Bivuze ngo professed Jesuit ni abantu bamaze gukora indahiro yo ku rwego rwa kane. Abandi bose bari munsi bitwa na professed Jesuit. Ngira ngo mu gushaka kurimbura ubugorozi bwa giprotestant abajesuiti babyiyeguriye nibo bita ngo ni professed Jesuit. Abajesuiti babyiyeguriye nyuma y'imyaka 15 bari mu ishuri n'imyaka 31 bakorera umuryango wabo, biyeguriye ubwabo gukorera uwo muryango babihamishije indahiro izwi nk'isezerano rya kane. Urumva kugira ngo ube professed Jesuit bisaba kuba nyine uri mu ndahiro warakoze indahiro y'isezerano rya kane. Ahangaha ni naho uba uri umuntu ukomeye. Mu by'ukuri abajesuiti benshi ntabwo baba bari muri uru rwego rw'abitwa professed Jesuit, ni ukuvuga abajesuiti babyiyeguriye, bityo ntabwo baba barigeze binjizwa mu buryo bwuzuye mu bibi by'uyu muryango. Bamenyaho igice. Abantu bose batari bagera ku rwego rwa kane ntago baba bakabaye abajesuiti bemewe, ntago baba bakabashije kubika amabanga afatika, ahubwo bamenya bike kubwira ubwihishe inyuma cyane bw'uyu muryango. Baba ari abakozi babo ariko ntibamenya byinshi. Abo ni bandi twise ngo ni professed Jesuit. Hanyuma abajesuiti rero bagira abayobozi babiri, icyo nacyo nagira ngo tukivugeho. Bagira uwitwa Black Pope, ubwo ni papa wirabura, bakagira n'uwitwa White Pope, papa w'umuzungu. White Pope, papa w'umuzungu, n'uyu papa dusanzwe tuzi nyine, uyu nguyu dusanzwe tuzi nyine Francis n'abandi bamubanjirije. Hanyuma Black Pope ni nawe witwa ngo ni the general, ubwo ni muri system ya kijesuiti. Uyu Black Pope rero niwe muyobozi w'abajesuiti mukuru. Wasanga hano batari babizi ko isi igira abapapa babiri, burya niko bimeze. Papa wa mbere n'uyu nguyu ugaragara dufite, papa wa kabiri n'ukorera mu buryo bw'ibanga, ari nawe uwihisha inyuma y'imigambi yose n'ibindi bintu byose bibi turimo turabona. Aba rero n'amabanga byose babifatanya ko ari abapapa babiri, papa White Pope na Black Pope. Uyu White Pope rero niwe twese tuzi usanzwe, naho Black Pope azwi nka general muri terme Jesuiti. Uyu akaba ari nawe uba ubitsa amabanga na za raporo zitandukanye, kandi akaba agira abantu bake cyane bakorana, ni ukuvuga bageze kuri rwa rwego rwa kane nibo baba bakorana nawe, ni nabo baba bazi amabanga menshi cyane. Iyo tuvuze urwego rwa kane ni ukuvuga abantu bamaze gukora ya masezerano twavuze. Bivuze ngo Black Pope ntago ari abajesuiti bose bamuzi, ntago ari abajesuiti bose babonana nawe, ntago ari abajesuiti bose bakorana nawe, no. Ahubwo abantu bamaze kugera muri rwa rwego rwa kane, murakanya turaje turenge ngo mbese muri kwenga umuntu agire kuri rwa rwego rwa kane bisaba iki? Abantu bamaze kugera muri rwa rwego rwa kane nibo bonyine bashobora kubonana bakavugana bagakorana na Black Pope na papa wirabura cyangwa se papa w'umwijima. Umujesuiti ntiyemerewe gukora isezerano rya nyuma ryuzuza yandi, ubwo ni yandahiro ya kane y'ikirenga, ataruzuza imyaka 45. Abyumvise? Nta mujesuiti wemerewe kujya ku rwego rwa kane ataruzuza imyaka 45 y'ubukuru. Kubw'iyo mpamvu hariho abajesuiti bake cyane gusa bari kuri urwo rwego muri uwo muryango wa the professed Jesuit. Urumva kugira ngo ugere ku rwego rwa kane usinye cyangwa se urahire yandahiro yo ku rwego rwa kane bisaba ko ufite imyaka 45. Kandi abantu bafite imyaka 45 si ibyo gusa, n'ikindi cyo bagendera kugira ngo imyaka uyigeze ubone gusinya. Hanyuma kugira ngo akore isezerano rya kane, umujesuit agomba kuba amaze imyaka 31 muri uwo muryango. Bivuze ngo nibura baprefera ko, ndagena ikintu mucyumve neza, kugira ngo usinye isezerano rya kane ubu umujesuit wo mu rwego rwo hejuru bisanga ufite imyaka 45. Kandi kugira ngo ujye muri ayo masezerano yo mu rwego rwa kane bisaba kuba ufite imyaka 31. Nimuza kunyumva neza, birasaba ko ugomba kuba warabaye umujesuit ufite imyaka 14.
akigikira mwumva cyoroshye kugira ngo ube umujesuite wo mu rwego rwa 4 bisaba kuba umaze imyaka 34 nibure nako 31 mu bajesuite nibure imyaka 31 umaze mu bajesuite ikazasanga ufite imyaka 41 bivuze ngo byibura bisaba ko waba waramaze kwinjira mu bajesuite ufite imyaka 14 hanyuma bityo umujesuite utarinjiye muri uwo muryango noviciate akiri muto agomba kuba arengeje cyane imyaka igenwe mbere y'uko akora isezerano rya nyuma naho ubundi mbere y'uko icyo gihe kigera aba ari inkorera gahato y'umuyobozi we ariwe bita ngo superior general wa Black Pope ushobora kumukuraho abishatse cyangwa se akamugumana niba ari byo bimushimishije abagomba kumera nk'umurambo uri mu biganza by'umuyobozi we ngo we icyo akora ibyo Black Pope avuze abangaba bamaze kujya kuri rwa 4 bo ni n'abajyanama bo bafite uburenganzira bwo kwigaragambya bakavuga ati turashaka ibi ariko abantu bari kuri rwa 3 urwa 2 n'urwa mbere bose uko bari muri iyo miryango nta kintu bashobora kurenzaho ku bigomba kuvugwa mu buryo bw'ubwiru indahiro yose y'abajesuite yashyizwe ahagaragara mu mwaka w'1883 iyo ndahiro ikaba iteye gutya mu buryo bukurikira umuhango wo kwakirwa n'indahiro y'ikirenga y'abajesuite ubwo niho tugeze iyo umujesuite wo mu rwego rwo hasi agiye kuzamurwa mu ntera y'ubuyobozi ajyanwa mu kigo kibamo abajesuite mu cyumba basengeramo ubwo ni chapelle ahantu haba hari abantu 3 gusa cyangwa abandi barengaho umuyobozi mukuru agahagarara kuri alitari iruhande rwe hahagarara abihaye Imana 2 umwe iburyo undi ibumoso umwe muri abo bihaye Imana aba afite ibendera ry'umuhondo n'umweru iryo bendera twese turarizi ni rya Vatikani ariyo mabara y'ubupapa undi aba afite ibendera ry'umukara n'inkota n'umusaraba utukura uburi hejuru y'umutwe udafite inyama n'amagufa abiri akoze ikimenyetso cy'umusaraba skill and crossbones ubwo ni umutwe wavuyeho inyama ndetse n'amagufwa abiri akoze umusaraba nkiri aha ngaha ntabwo nzinga iki kiganiro kizamara igihe kingana iki kuri icano nta nubwo nzinga iyi cano izamara igihe kingana iki kubera ko aba bagabo iyo bavuze bakugendaho ku rwego rwose rushoboka niyo mpamvu musabye kugira ngo niba ubashije kubona ikiganiro ukaba wumva ufite inshuti zawe zizeye wagisangiza kibasangiza hakiri kare kubera ko simbizi ariko nzi neza ko nibaramuka babonye iki kiganiro ntago bizaba amahoro kuri iyi cano nta nubwo bizabera amahoro iki kiganiro nanjye bishobora kutambera amahoro ariko icyo twihaye ni ukumena amabanga yose y'umwanzi amabanga yose ya Satani uko byagenda kose hanyuma hamwe n'inyuguti INRI ubwo ni INRI mu yizo nyuguti handitsemo ngo Iustum necare rege impiosi mu cyongereza aya magambo asobanura ngo it is just the exterminate of inillate impious of heretical kings government or rulers ari byo mu Kinyarwanda bisobanura ngo ni igikorwa cy'ukuri gutsemba no kurimbura abami n'abapagani cyangwa n'abahakanyi guverinoma cyangwa abategetsi hasi haba hari umusaraba utukura aho ugiye kuzamurwa mu ntera apfukama umuyobozi we mukuru amuhereza umusaraba uriho ishusho y'umuntu ubambye akawufata mu kuboko kw'ibumoso maze akawushyira ku mutima we kandi umuyobozi we anamwerekezaho inkota akayifata mu bugi bwayo maze umutwe wayo akawushinga ku mutima we umuyobozi we aba akiyifashe ikirindi cyayo maze
agatangira amubwira. Ubwo atangira kumutongera amagambo akurikira. Mwumve umutongera abajesuite babatongera. Mbere yo kugira ngo azamurwe kuri rwa rwego, aramubwira ngo, mwana wanjye, kugeza ubu wigishijwe kwiyoberanya, kuba umugaturika w'i Roma mu bagaturika b'i Roma, ndetse no kuba umutasi muri bene so. Bivuze ngo abajesuite bafite inshingano zo gutata bagenzi babo, nta mujesuite wizera undi. Kutagira umuntu wiringira no kutagira umuntu n'umwe wizera. Wigishijwe kuba umugorozi mu bagorozi. Mwabyumvise? Bivuze ngo mu bagorozi nawe aza yigize umugorozi. Kuba umuhigeno mu bahigeno. Kuba umukaruviniste mu bakaruviniste. Muri rusange kuba umuprotestante mu baprotestanti. Hanyuma ikigeretseho ugatuma bakugirira icyizere ku buryo ugera naho ubwiriza ku ruhimbi rwabo. Mwabyumvise? Baza biyoberanyije, bakinjira mu itorero, bagakora imirimo myiza, bagatanga amaturo, bagatanga inkunga, bagatanga icyacumi, bagatanga inama, bakubaka insengero, kugeza ubwo ngo bahagarara ku ruhimbi kugira ngo bajye babwiriza ibyo bashaka. Kandi ukamagana wivuye inyuma iyobokamana ryacu ritagatifu na papa. Ngira ngo muri ukuntu biyoberanye. Iyo bamaze kugera mu protestant cyangwa se mu yandi madini, ubwo abantu ndabizi namwe munkurikiye muzi ko abantu barwanya idini ya papa cyangwa se Roma n'abadventiste umunsi wa karindwi n'abandi babashamikiyeho. Bishatse kuvuga iki rero? Uyu mujesuite iyo yamaze kugera mu badventiste cyangwa mu bandi babashamikiyeho, nawe wa mbere mu kubwiriza ibintu birwanya Roma, ariko atari ko bimeze, ngo ndetse ukamanuka hasi cyane kugeza nubwo uhinduka umuyahudi mu bayahudi, kugira ngo ubashe gukusanya amakuru yose yagirira akamaro umuryango wawe w'abajesuite nk'umusirikare mwiza wa papa. Wigishije kubiba rwihishwa imbuto z'ishyari n'urwango mu miryango y'abantu, communities, mu ntambara n'ibihugu byari biri mu mahoro, maze ukabashora mu bikorwa by'amaraso bizana intambara hagati yabo no kurema impinduramatwara n'intambara z'abaturage mu bihugu byari bifite ubwigenge n'amajyambere, ugakwirakwiza ibigendanye n'ubugeni, ati n'ubumenyi mu bya siyanse, kandi ukishimira imigisha y'amahoro. Wigishijwe kujya ku mpande zombi z'abahanganye no gushyigikirana mu ibanga na mwene so w'umujesuite ushobora kuba afite inshingano ku ruhande rumwe rw'abahanganye, ariko mu bigaragara ugakomeza kurwanya urwo ruhande arimo, kugira ngo ku musozo w'amakimbirane kiliziya aba ariyo ibyungukiramo biturutse ku byemezo byafashwe mu cyo gusinya amasezerano y'amahoro. Hugeno nk'uko twabivuze na protestant bo mu gihugu cy'Ubufaransa babayeho kuva mu kinyejana cya 16 n'abandi nkabo ibyo twabivuze hejuru. Hanyuma urumva ngo abajesuite bahawe inshingano yo kujya bateza amakimbirane kandi bagashyigikirana na bagenzi babo bandi bari ku mpande bahanganye, ariko bakabikora mu ibanga. Hanyuma bakazatuzana igisubizo kivuga ngo ni Kiliziya Gatolika yazanye gusinya amahoro n'ubwumvikane, naho nibo babyihisha inyuma. Hanyuma ratuvuga ngo kandi kugira ngo iherezo ryabo rigaragare ko ari twe dufite imbaraga. Ngira ngo munabyumva. Wigishijwe inshingano yawe nk'umutasi yo gukusanya imibare, statistics, ibimenyetso n'amakuru ushobora kubona mu bubasha bwawe bivanye ahantu hashobotse hose. Wigishijwe kwigarurira icyizere cy'imiryango y'abaprotestante n'abahakanyi ba buri rwego, ubwo bahakanyi ne bande ba buri rwego na buri mico, no kwigarurira icyizere cy'abacuruzi, abanyamabanki, abanyamategeko mu bigo by'amashuri na za kaminuza, no mu nteko nshingamategeko n'inzego zifata ibyemezo, no mu nzego z'ubucamanza n'inama z'ibihugu, no kuba byose kuri bose. Tukaba tugomba kubategaho amakiriro, kuba byose kuri bose. N'abantu washakiraho ubufasha ugahita ububona, n'abantu washakiraho amahoro ukayabona. Namwe murabyumva, kubw'inyungu za papa ari we tubereye abagaragu
kugeza dupfuye. Nguko uko babivuga. Ibyo ngibyo mvuze yari imitongero batongera abajesuite. Hanyuma reka nihuse ngere ku ndahiro yabo. Iyo ubwo ibi nari mvuze hejuru byari imitongero babanza kubatongera n'amagambo bavugiraho, hanyuma noneho reka ngaruke ku ndahiro bo ubwabo birahirira. Baragira bati njyewe, agahita avuga izina rye, ubu imbere y'Imana ishobora byose, Bikira Mariya uhiriwe, nyirihirwe marayika ukomeye Mikayeli, nyirihirwe mutagatifu Yohana Umubatiza, intumwa zera mutagatifu Petero na mutagatifu Paulo n'abatagatifu bose n'ingabo zera zo mu ijuru, n'imbere yawe mubyeyi wanjye wa roho, umuyobozi mukuru w'umuryango w'abajesuite, the Superior General of Society of Jesus. Ubwo uwo ni wa wundi twavuze Black Pope washinzwe na Ignatius Loyola ku buyobozi bwa Papa Paulo wa gatatu, ukaba ugikomeje na bugingo n'ubu. Ndahiye inda ya Bikira Mariya nyina w'Imana n'inkoni y'ubutware bwa Yezu Kristo, nsezeranye kandi nemeye ko nyir'ubutungane Papa ari mu cyimbo cya Kristo, akaba ari nawe mutwe rukumbi wa Kiliziya Gatolika, ari nayo Kiliziya y'abemera ku isi yose, kandi ko kubw'imfunguzo zo gukinga no gukingura umukiza wanjye Yezu Kristo yahaye nyir'ubutungane afite. Aka ibintu murabyumvise? Ngo nyir'ubutungane Papa ari mu cyimbo cya Kristo, reka amagambo yasubiremo. Nyir'ubutungane Papa ari mu cyimbo cya Kristo, akaba ari nawe, nihangane, akaba ari nayo mutwe rukumbi wa Kiliziya Gatolika, ari nayo Kiliziya y'abemera ku isi yose, kandi ko kubw'imfunguzo zo gukinga no gukingura umukiza wanjye Yezu Kristo yahaye nyir'ubutungane afite ububasha bwo kuvanaho abami b'abahakanyi, ibikomangoma, ubutegetsi, repubulika, za guverinoma, kuko ziba zinyuranyije n'amategeko iyo atari we wazemeje, bityo zikaba zishobora kurimburwa nta mpungenge. Bityo nzakoresha imbaraga zanjye zose mu kurwanirira iri hame. Mwihanganeho gatoya nkomeze nsome. Mu kurwanirira iri hame no kurwanirira uburenganzira n'imigenzo bya nyir'ubutungane, ndwanya abihaye ubutware bitandukanyije na Papa n'abahakanyi cyangwa ubutegetsi bwa giprotestanti ubwo ari bwo bwose, cyane cyane itorero ry'abakomotse kuri Lutherans ryo mu Budage, Ubuholandi, Denmark, Sweden, Norvege, hamwe n'ubutegetsi n'amatorero yo mu Bwongereza na Ecosse n'amashami yayo ari muri Irlande nayo ku mugabane wa Amerika n'ahandi hose, n'abandi bantu bose biha ubutware n'abahakanyi bakarwanya itorero ritagatifu ry'i Roma ari ryo nyina w'ayandi madini. Nitandukanyije kandi mpakanye kubaha umwami wese w'umuhakanyi, igikomangoma cyangwa leta yitwa ya giprotestanti cyangwa abantu bose batemera ububasha bwa Papa bwo gutegeka ibihugu. Mpakanye kumvira itegeko ryabo ryose n'abanyamategeko babo n'abayobozi babakorera. Nemeye kandi ko amahame y'amatorero y'Ubwongereza na Ecosse, abakaruviniste, abahigeno n'abandi bose bitwa abaprotestanti n'abatemera ububasha bwa Papa bwo gutegeka ibihugu, ko ayo mahame aciriweho iteka, kandi ko n'umuntu wese utazarwanya ayo mahame aciriweho iteka. Nemeye kandi ko nzafasha, nkunganira kandi nkaha inama abakozi bose ba nyir'ubutungane aho nzaba ndi hose, mu Busuwisi, mu Budage, mu Buholandi, muri Denmark, muri Sweden, muri Norvege, mu Bwongereza, muri Irlande cyangwa Amerika, cyangwa mu bundi bwami cyangwa akarere nzageramo kose, ko nzakora uko nshoboye nkarimbura amahame y'abaprotestanti b'abahakanyi n'abatemera ububasha
bwa papa bwo gutegeka ibihugu, kandi nkasenya ububasha bwabo bw'ubutegetsi cyangwa ubundi bwose. Ngira ngo aya ni amagambo yumvikana, iyi ni indahiro yabo. Urumva ko icyo bafite, umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Roma, gahunda ni ukukusanya imibare n'amakuru, bamara gukusanya imibare n'amakuru bagashaka ko bashyira ku iherezo ibyo bintu. Hanyuma nsezeranye kandi nemeye ko nubwo mbibujijwe nzigira nk'umwizera mu itorero iryo ari ryo ryose ry'abahakanyi, kubwo guteza imbere inyungu za Kiliziya yabyaye andi madini, no kubika ibanga no guhishira buri gihe imigambi n'inama by'abakozi ba Kiliziya mu gihe bimenyeshejwe, no kutamena ibanga, haba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, haba mu magambo cyangwa mu nyandiko, mu buryo ubwo ari bwo bwose, ahubwo ko nzashyira mu bikorwa ibyo nzategekwa byose nawe mubyeyi wanjye wa roho cyangwa undi wese uwo muri uyu muryango mutagatifu. Nsezeranye kandi nemeye ko nta gitekerezo cyangwa ubushake bwanjye nzagira cyangwa ikindi kintu cyose nakwibwira ubwanjye, ahubwo ko nzumvira nta kujijinganya buri tegeko ryose nzahabwa n'abayobozi banjye bakuru mu gisirikare cya papa n'icya Yezu Kristo. Nemeye kandi ko nzajya mu gice cyose cyo ku isi nshobora koherezwamo, mu turere dukonja two mu mpera ya ruguru y'isi, mu mucanga wotsa wo mu butayu bwa Afurika, cyangwa mu mashyamba y'inzitane yo mu Buhinde, mu bihugu byateye imbere byo mu Burayi, cyangwa mu mashyamba ateye ubwoba yo muri Amerika, ntijujuta kandi ntitotomba, kandi nzaganduka mu buryo nzabwirwa bwose. Ikindi kandi nsezeranye kandi nemeye ko mu gihe mbonye uburyo nzateza intambara zitarangwamo imbabazi namba, haba mu ibanga cyangwa ku mugaragaro, zo kurwanya abahakanyi bose, abaprotestante n'abantu bose batemera ububasha bwa papa bwo gutegeka ibihugu. Nkurikije amabwiriza mpabwa, nzabarimbura kandi mbatsembe ku isi yose, kandi ntabwo nzita ku myaka, igitsina cyangwa uko umuntu ameze. Nzamanika ku mugozi ntwike, njugunye, nteke mu mazi ashyushye, nkure uruhu ku mibiri, ntanyaguze kandi impambe ari bazima abo bahakanyi babe, nshwanyaguze ibifu n'inda z'abagore babo, kandi nkubite imitwe y'abana babo ku nkuta, kugira ngo ndimbure burundu ubwoko bwabo bubi. Kandi mu gihe ibyo bidashobora gukorwa muri ubwo buryo, nzakoresha uburozi mu ibanga, kubanigisha umugozi, ubugi bw'inkota cyangwa isasu, ntitaye ku cyubahiro, urwego, izina ry'icyubahiro, ububasha bw'umuntu cyangwa abantu, uko baba bameze kose muri ubu buzima, baba bakorera leta cyangwa bikorera. Nzabikora nkurikije amabwiriza nshobora guhabwa n'umukozi wese wa papa cyangwa umuyobozi mukuru w'umuryango w'ukwemera gutagatifu kw'abajesuiti. Mwabyumvise? Reka nkomeze nihute ngana ku musozo. Mu rwego rwo gushimangira ibyo ndahiriye, ari byo neguriye ubuzima bwanjye, roho yanjye n'imbaraga zanjye zose, nkoresheje iyo nkota mpawe nonaha, ndandikisha izina ryanjye, amaraso yanjye bwite. Ndagira ngo mbibutse ko iyo ugiye kurahira afata inkota mu bugi, ndandikisha izina ryanjye bwite, kandi iyo nkota iramukata kuko ayifata mu bugi bwombi. Ndandikisha amaraso yanjye bwite nk'igihamya cy'ibyo niyemeje, kandi nintasohoza ibyo niyemeje cyangwa nkagaragaza intege nke mu kubisohoza, abavandimwe n'ingabo bagenzi banjye mu gisirikare cya papa bazankata ibiganza n'ibirenge, bankate n'ijosi kuva ku gutwi kugeza ku kundi, bafungure inda yanjye, batwikishe aside ibiyirimo byose,
hamwe n'ibihano byose bishobora kongeraho hano ku isi, kandi na roho yanjye izababazwe n'abadayimoni mu muriro utazima by'iteka ryose. Ibyo ndahiriye byose jyewe, agatashyiraho amazina, mbirahiriye mu izina ry'ubutatu buhire n'amasakaramentu mahire ayo ngiye kwakira nonaha, ko nzakora ibyo niyemeje kandi ko nzirinda kunyuranya nabyo, kandi ndasaba ingabo zose zuje ubwiza zo mu ijuru kumbera abahamya no kubahiriza iyi ndahiro ari wo mugambi wanjye nyakuri. Ninshaka ngarukiraho, reka mbabwire uko byagenda kose twajwemo, wabyanga wabyemera, wumvishe ko gahunda yabo ari ukutwinjiramo bagakusanya amakuru ashobora kugirira umumaro Kiliziya Gatolika, bakamenya ababarwanya. Kandi ikintu gitangaje, aba bagabo iyo bamaze kutugeramo, bakaba bamaze kugera mu nama z'itorero, bakaba bamaze kugera n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, bakora ibishoboka byose abantu bitwa ngo bavuga ukuri ku mugaragaro, bakavuga ukuri kweruye kwa Roma, babaca ku ruhimbi. Ibi mvuze nawe urabizi.